Yesu Kristo ashimwe. Uyu munsi tugeze ku munsi w'112 dusoma Bibiliya. Turi mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma. Reka dusome mu izina rya Yesu. Turatangira dusoma chapitre ya 26. Titire iravuga ngo umwami Uziya afashwa agakomera. Nuko abayuda bose bajyana Uziya amaze imyaka 16 avutse, baramwimika aba umwami mu cyimbo cya se Amasiya. Yubaka Eroti hagarurira Ubuyuda. Umwami Amasiya amaze gutanga asanze ba sekuruza. Uziya atangira gutegeka yari amaze imyaka 16 avutse, amara imyaka 52 i Yerusalemu ari ku ngoma. Kandi nyina yitwaga Yekiriya w'i Yerusalemu. Uziya akora ibishimwa n'Uwiteka nk'ibyo se Amasiya yakoraga byose. Amaramaza gushaka Imana mu bihe bya Zekariya wari ufite ubwenge bwo kumenya ibyerekanwa, kandi igihe cyose yamaze ashaka Uwiteka, Imana imuha umugisha. Bukeye aratabara atera Abafilisitiya, asenya inkike z'i Gati n'iz'i Yabune n'iza Ashidodi, maze yubaka imidugudu mu gihugu cya Ashidodi no mu Bafilisitiya. Imana imufasha arwana n'Abafilisitiya n'Abarabu babaga i Guri, Bari n'Abameyunimu. Kandi Abamoni batura Uziya amaturo, izina rye riramamara rigera harasukirwa ha Egiputa kuko yungutse amaboko cyane. Kandi Uziya yubaka iminara Yerusalemu ku irembo ryo mu nkokora y'inkike no ku irembo ryo mu gikombe n'aho inkike hetera arayikomeza. Kandi yubaka iminara no mu butayu, afukura n'amariba menshi, kuko yari afite amatungo menshi mu gihugu cy'imisozi y'imirambi no mu kibaya. Kandi yari afite abahinzi n'abicira inzabibu mu misozi no mu masambu yera cyane, kuko yakundaga guhinga. Kandi Uziya yari afite umutwe w'ingabo zatabaraga ari ibitero, uko umubare wabo wari uri babazwe na Yeyeli w'umwanditsi na Maseya w'umutware watwariraga Hananiya, umwe mu bagaba b'umwami. Umubare wose w'abatware b'amazu ya ba sekuruza, abagabo b'abanyambaraga b'intwari, bari 2,600, kandi batwaraga ingabo zigishijwe kurwana 3,750, batabaranaga imbaraga nyinshi bakarengera umwami mu babisha be. Uziya atunganiriza umutwe w'ingabo wose ingabo n'amacumu n'ingofero n'amafurebo y'ibyuma n'imiheto n'amabuye y'imihumetso. Kandi i Yerusalemu ahakorera ibyuma byahimbwe n'abagabo b'abahanga byo kuba ku minara no ku nkike aho kurwanira, ngo barase imyambi n'amabuye manini. Izina rye riramamara rigera kure, kuko yafashijwe bitangaje kugeza aho yagiriye imbaraga. Umwami Uziya yishyira hejuru agafatwa n'ibibembe, ariko agize imbaraga ariyogeza mu mutima we, bituma akora ibyo gukiranirwa, acumura ku Uwiteka Imana ye, kuko yinjiye mu rusengero rw'Uwiteka akosereza imibavu ku cyotero cy'imibavu. Azariya w'umutambyi ahera ko yinjira amukurikiye, kandi ari kumwe n'abatambyi b'Uwiteka, abagabo b'intwari 80. Babuza umwami Uziya baramubwira bati, yewe Uziya we, ibyo ukora si umurimo wawe kosereza Uwiteka imibavu, ahubwo n'uw'abatambyi bene Aroni berejwe kosa imibavu. Aha hera uhave, kuko warengereye, kandi ntibizaguhesha icyubahiro kivuye ku Uwiteka Imana. Uziya ararakara, kandi yari afite icyotero mu ntoki yenda kosa imibavu. Akirakariye abatambyi, ibibembe bisesa mu ruhanga rwe, ari imbere y'abatambyi mu nzu y'Uwiteka iruhande rw'icyotero cy'imibavu. Azariya umutambyi mukuru n'abatambyi bose baramureba, maze babona ibibembe bimufashe mu ruhanga, bahuta bamusunika ngo ahave, ndetse nawe ubwe yihutira gusohoka, kuko Uwiteka amuteje indwara. Nuko umwami Uziya aba umubembe ageza ku munsi yatangiyeho aba mu nzu ye y'akato ari umubembe, kuko yaciwe mu nzu y'Uwiteka. Umuhungu we Yotamu aba umutware w'inzu y'umwami, acira abantu bo mu gihugu imanza.
ariko indi mirimo ya Uziya iyabanje n'iyaherutse yanditswe n'umuhanuzi Yesaya mwene Amosi. Nuko Uziya aratanga asanga ba sekuruza bamuhamba hamwe na ba sekuruza mu gikingi cy'abami, kuko bavuze ko ari umubembe, maze umuhungu we Yotamu yima ingoma ye. Igice cya 27 ingoma ya Yotamu. Yotamu atangira gutegeka yari amaze imyaka 25 avutse, amara imyaka 16 i Yerusalemu ari ku ngoma. Nyina yitwaga Yerusha umukobwa wa Sadoki. Akora ibishimwa n'Uwiteka nk'ibyo se Uziya yakoraga byose. Icyakora we ntiyinjiye mu rusengero rw'Uwiteka, ariko abantu bagumya gukiranirwa. Yubaka irembo ryo haruguru ku nzu y'Uwiteka, yubaka n'ibindi byubakwa byinshi ku nkike za Ofeli, kandi yubaka n'imidugudu mu gihugu cy'imisozi y'i Buyuda, yubaka n'ibihome n'iminara mu mashyamba. Kandi arwana n'umwami w'Abamoni arabanesha. Muri uwo mwaka Abamoni bamutura italanto n'ifeza 100 n'indengo z'ingano inzovu n'iza sayiri inzovu. Mu mwaka wa 2 n'uwa 3 bamutuye bene ibyo. Nuko Yotamu arakomera, kuko yatunganiye inzira ze imbere y'Uwiteka Imana ye. Ariko indi mirimo ya Yotamu n'intambara ze zose n'ingeso ze byanditswe mu gitabo cy'abami b'Abisiraheli n'Abayuda. Kandi ubwo yatangiraga gutegeka yari amaze imyaka 25 avutse, amara imyaka 16 i Yerusalemu ari ku ngoma. Nuko Yotamu aratanga asanga ba sekuruza bamuhamba mu mudugudu wa Dawidi, maze umuhungu we Ahazi yima ingoma ye. Igice cya 28 ibyo ku ngoma ya Ahazi. Ahazi atangira gutegeka yari amaze imyaka 20 avutse, amara imyaka 16 i Yerusalemu ari ku ngoma. Ntiyakora ibishimwa n'Uwiteka nka sekuruza Dawidi, ahubwo agendana ingeso z'abami b'Abisiraheli, aremera Bali ibishushanyo biyagijwe, kandi yosereza imibavu mu gikombe cya mwene Hinomu. Atwika abana be mu muriro, akurikiza ibizira byakorwaga n'abanyamahanga Uwiteka yirukanye imbere y'Abisiraheli. Agatamba akosereza imibavu mu ngoro no ku misozi no munsi y'igiti kibisi cyose. Nicyo cyatumye Uwiteka Imana ye imutanga ikamugabiza umwami w'Isiriya. Abasiriya baramunesha, banyaga mu bantu be abanyagano benshi cyane, babajyana i Damasiko. Kandi arongera aratangwa, agabiza umwami w'Abisiraheli, aramunesha, yica benshi cyane. Nuko uwo mwami Peka mwene Remaliya yica mu Bayuda abantu agahumbi n'inzovu 2 ku munsi umwe. Bose bari abantu b'intwari, kuko bimuye Uwiteka Imana ya ba sekuruza. Zikuri umugabo w'umunyamaboko wo mu Befurayimu yica Maseya umwana w'umwami, na Azirikamu umunyarugo, na Elukana uwa 2 ku mwami. Nuko Abisiraheli bajyana bene wabo ho abanyagano, abantu 2,000, abagore n'abana b'abahungu n'ab'abakobwa, babanyagamo n'iminyago myinshi, bayijyana i Samariya. Ariko hariyo umuhanuzi w'Uwiteka witwaga Odedi, ajya gusanganira ingabo zijya i Samariya, arazibwira ati, Uwiteka Imana y'abasogokuruza banyu yarakariye Abayuda bituma ibabagabiza, kandi mwabicanye uburakari bwinshi bugeze mu ijuru, kandi mugambiriye kunyitsa Abayuda n'ab'i Yerusalemu ngo mubagire abaretwa n'abaja. Ariko aho mwebwe nta bicumuro mwacumuye ubwanyu ku Uwiteka Imana yanyu. Nuko rero none nimunyumvire, musubizeyo abanyagano mwanyaze muri bene wanyu, kuko uburakari bw'inkazi bw'Uwiteka buri kuri mwe. Nuko bamwe mu batware b'Abefurayimu, Azariya mwene Yohanani, na Berekiya mwene Meshiremoti, na Hezekiya mwene Shalumu, na Amasa mwene Hadurayi, barahaguruka bahagarika abava mu ntambara. Barababwira bati, abanyagano ntimubageze hano, kuko icyo mugambiriye gukora kizatuzanira igicumuro ku Uwiteka, kikongerwa ku byaha byacu no ku bicumuro byacu, kuko ibicumuro byacu ari byinshi, kandi ku Bisiraheli hariho uburakari bw'inkazi. Nuko abagabo bitwaje intwaro barekurira abanyagano, barekera n'iminyago imbere y'abantu n'iteraniro ryose.
maze abagabo bavuze mu mazina barahaguruka bajyana abanyagano. Abari bambaye ubusa bose bo muri bo babambika iminyago, babaha imyambaro, babambika n'inkweto, barabagaburira, babaha n'ibyo kunywa, barabahezura, n'abanyantege nke bo muri bo bose babaheka ku ndogobe babageza i Yeriko, umudugudu w'imikindo kwa bene wabo, baherako basubira i Samariya. Abayuda batewe n'Abedomu batabaza abami ba Ashuri. Muri iyo minsi umwami Ahazi atabaza abami ba Ashuri ngo bamuvune, kuko Abedomu bongeye gutera Abayuda bakabanesha, babajyana ari imbohe. Kandi Abafilisitiya nabo bari bateye imidugudu yo mu bibaya n'iy'i Buyuda bw'ikusi, bahindurira i Betishemeshi na Ayaloni n'i Gederoti n'Isoko hamwe n'ibirorero byaho, n'i Timuna n'ibirorero byaho, n'i Ginzo n'ibirorero byaho barahatura. Kuko Uwiteka yacishije Abayuda bugufi abahora Ahazi umwami wa Isiraheli, kuko yakoze iby'ubugome i Buyuda agacumura ku Uwiteka cyane. Bukeye Tigurati-Pileseri umwami wa Ashuri aza aho ari, ariko aho kumukomeza amukura umutima, kuko Ahazi yenze ibintu bimwe byo mu nzu y'Uwiteka no mu nzu y'umwami no mu mazu y'ibikomangoma, akabitura umwami wa Ashuri, ariko ntibyagira icyo bimumarira. Umwami Ahazi mu gihe cyo gucoberwa akabya gucumura ku Uwiteka, kuko yatambiye imana z'i Damasiko zamunesheje, akavuga ati, imana z'abami b'i Siriya zabafashije, nicyo kizantera kuzitambira ngo zimfashe, ariko zamurimburanye n'Abisiraheli bose. Nuko Ahazi ateranya ibintu byo mu nzu y'Imana, arabitemagura, akinga inzugi y'inzu y'Uwiteka, yiremera ibicanira ahantu hose h'i Yerusalemu. No mu midugudu yose y'i Buyuda yubakamo ingoro zo kosereza imibavu izindi mana, arakaza Uwiteka Imana ya ba sekuruza. Ariko indi mirimo ye n'ingeso ze zose, ibyabanje n'ibyaherutse, byanditswe mu gitabo cy'abami b'Abayuda n'ab'Abisiraheli. Ahazi aratanga asanga ba sekuruza, bamuhamba mu murwa w'i Yerusalemu, kuko batamuhambye mu mva z'abami ba Isiraheli, maze umuhungu we Hezekiya yima ingoma ye. Igice cya 29. Hezekiya yatangiye gutegeka amaze imyaka 25 avutse, amara imyaka 29 i Yerusalemu ari ku ngoma. Kandi nyina yitwaga Abiya umukobwa wa Zekariya, akora ibishimwa n'Uwiteka nk'ibyo sekuruza Dawidi yakoraga byose. Mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ye, mu kwezi kwa mbere, akingura inzugi z'inzu y'Uwiteka arazisana, yinjiza abatambyi n'Abalewi, abateraniriza ahantu hagari herekeye iburasirazuba. Arababwira ati, nimunyumve mwa Balewi mwe, mwiyeze nonaha mweze n'inzu y'Uwiteka Imana ya ba sekuruza banyu, mukure imyanda ahantu hera. Ba data bacumuraga bagakora ibyangwa n'Uwiteka Imana yacu, bakayimura, bagahindukira bagakura amaso ku buturo bw'Uwiteka bakabutera umugongo. Kandi bakinze inzugi z'ibaraza, bazimya amatabaza, kandi ntibosereza Imana yacu ya Isiraheli imibavu, cyangwa kuyitambira ibitambo byoswa ahantu hera. Nicyo cyatumye uburakari bw'Uwiteka buba ku Bayuda n'ab'i Yerusalemu, akabahana ngo bateraganwe hirya no hino, bakaba ibishungero by'imyozwa, nk'uko namwe mubirebesha amaso yanyu. Dore ibyo byateye ko ba data bicwa n'inkota, kandi abahungu bacu n'abakobwa bacu n'abagore bacu baba abanyagano. None ngambiriye gusezerana isezerano n'Uwiteka Imana ya Isiraheli, kugira ngo uburakari bwayo bw'inkazi butuveho. None bana banjye, mwe gutenguha, kuko Uwiteka yabatoreye kumuhagarara imbere, mukamukorera, mukaba abahereza be, mukosa imibavu. Maze Abalewi barahaguruka, ari bo Mahati mwene Amasiya na Yoweli mwene Azariya bo muri bene Kohati, n'abo muri bene Merari ari bo Kishi mwene Abudi na Azariya mwene Harereri, n'abo muri bene Gerishoni ari bo Yowa mwene Zima na Edeni mwene Yowa, n'abo muri bene Elizafaniyari ari bo Shimuri na Yeweli, n'abo muri bene Asafu ari bo Zekariya na Mataniya, n'abo muri bene Hemani ari bo
Yehweli na Shimeyi n'abo muri bene Yedutuni ari bo Shemaya na Uziyeli bateranya bene wabo bariyeza barinjira ngo batunganye inzu y'Uwiteka nk'uko itegeko ry'umwami ryategetse rikurikije ijambo ry'Uwiteka. Nuko abatambyi bajya mu mwinjiro w'inzu y'Uwiteka kuwutunganya, basohora imyanda yose babonye mu rusengero rw'Uwiteka bayigeza mu rugo rw'inzu y'Uwiteka. Abalewi baherako barayenda bayijyana ku gasozi bayigeza ku kagezi kitwa Kidironi. Kandi bahera ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa mbere batangira kweza, ku munsi wa munani w'uko kwezi bagera ku ibaraza ry'Uwiteka, maze bereza inzu y'Uwiteka indi minsi 8. Nuko ku munsi wa 16 w'ukwezi kwa mbere bararangiza. Hanyuma bajya ibwami basanga umwami Hezekiya muri kambere ye, baramubwira bati, tumaze gutunganya inzu y'Uwiteka yose n'icyotero cy'ibitambo byoswa n'ibintu byacyo byose, n'ameza imitsima yo kumurikwa iterekwaho imbere y'Uwiteka n'ibintu byayo byose, kandi n'ibintu byose umwami Ahazi yataye ubwo yacumuraga ari ku ngoma, twabitunganije turabyeza, none biri imbere y'icyotero cy'Uwiteka. Umwami asubizaho imihango yo mu rusengero yari yaravuyeho. Bukeye umwami Hezekiya azinduka kare, ateranya abatware b'umurwa, arazamuka ajya mu nzu y'Uwiteka. Bazana amapfizi 7 n'amasekurume y'intama 7 n'abana b'intama 7 n'amasekurume y'ihene 7, ngo bibe igitambo gitambirwa ibyaha by'umwami n'iby'ubuturo bwera n'iby'Abayuda. Ategeka abatambyi bene Aroni kubitambira ku cyotero cy'Uwiteka. Nuko ayo mapfizi barayabikira, abatambyi batega amaraso bayamisha ku cyotero, babikira amasekurume y'intama bamisha amaraso yayo ku cyotero, babikira n'abana b'intama bamisha amaraso yabo ku cyotero, maze bigiza hafi amasekurume y'ihene imbere y'umwami n'iteraniro, bayarambikaho ibiganza ngo azabe igitambo gitambirwa ibyaha. Abatambyi barayabikira, batambira amaraso yayo ku cyotero, bayatambirira icyaha ngo bahongerere Abisiraheli bose, kuko umwami yategetse ko batamba igitambo cyoswa n'igitambo gitambirwa icyaha ngo bitambirwa Abisiraheli bose. Kandi ashyira Abalewi mu nzu y'Uwiteka bafite ibyuma bivuga na neberu n'inanga, nk'uko byategetswe na Dawidi na Gadi bamenya w'umwami na Natani w'umuhanuzi, kuko itegeko ryavuye ku Uwiteka rivugwa n'abahanuzi be. Nuko Abalewi bahagarara bafite ibintu bya Dawidi n'abatambyi bafite amakondera. Hezekiya ategeka gutambira igitambo cyoswa ku cyotero. Nuko igitambo cyoswa gitangiye gutambwa, indirimbo y'Uwiteka nayo iratangira, n'amakondera hamwe n'ibindi bintu bya Dawidi umwami wa Isiraheli. Maze iteraniro ryose riraramya, abaririmbyi bararirimba, abavuza amakondera barayavuza, byose bimera bityo kugeza aho igitambo cyoswa cyarangiye. Nuko barangije gutamba, umwami n'abari kumwe nawe bose barapfukama bararamya. Kandi umwami Hezekiya n'abatware bategeka Abalewi kuririmbira Uwiteka ishimwe mu ndirimbo za Dawidi n'iza Asafu bamenya. Baririmba ishimwe banezerewe, bubika imitwe bararamya. Maze Hezekiya arababwira ati, none ubwo mwihaye Uwiteka, mwigire hafi muzane ibitambo n'amaturo y'ishimwe mu nzu y'Uwiteka. Nuko iteraniro rizana ibitambo n'amaturo y'ishimwe, n'abari bafite umutima ukunze bose bazana ibitambo byoswa. Umubare w'ibitambo byoswa iteraniro ryazanye wari amapfizi 70 n'amasekurume y'intama 100 n'abana b'intama 200. Ibyo byose byari iby'igitambo cyoswa cy'Uwiteka. Kandi ibintu byejejwe byari inka 600 n'intama 3,000. Ariko abatambyi baba bake ntibabasha kubaga ibitambo byose byoswa byose. Nicyo cyatumye Abalewi bene wabo babafasha kugeza aho umurimo warangiriye no kugeza aho abatambyi bamariye kwiyeza, kuko Abalewi barushaga abatambyi umutima utunganye wo kwiyeza. Kandi ibitambo byoswa byari byinshi cyane, n'ibinure by'ibitambo byishimwe yuko bari amahoro, n'amaturo y'ibyo kunywa aturanwa n'igitambo cyoswa cyose. Uko niko umurimo wo mu nzu y'Uwiteka watunganijwe. Hezekiya n'abantu bose banezererwa iby'Imana yateguriye abantu.
kuko byakozwe